umwami igituma akomeza igihugu biterwa no guca imanza zitabera, ngo ari kuwakira impongano ashobora gutuma kiba amatongo, niko mu gifaransa bisobanuye, yatuma gisigara ari amatongo kubera impongano. Nyamara turabwiye ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Bigaragara ngo abami bifuza ko ingoma zabo zikomera, ibihugu byabo bikagira umutekano bikagubwa neza, barasabwa guca imanza zitabera. Salomo nawe aravuga ati guca imanza zitabera, Zaburi ya 72 umurongo wa 3. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Haleluya. Iri jambo imisozi miremire n'imigufi bishatse kuvuga iki? Imisozi miremire n'imigufi bisobanuye abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene bazagubwa neza kubera guca imanza zitabera. Guca imanza zitabera kuzatuma abazungu n'abirabura bagubwa neza. Nuko uriya mwanditsi w'igitabo cyo Kuva nawe Uwiteka avugira muri Mose, arategeka aravuga ati ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe. Ntuzarebe ati mbese uriya mukene ko ntacyo wamukuraho, uramurengera ngo azakumarira iki? Ijambo ry'Imana rirakwihanangiriza, nanjye riranyihanangiriza kutagore ku rubanza rw'umukene uri muri twebwe, ngo kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya. Ntabwo mwumva ko guca imanza zibera gushobora kuzanira igihugu uburakari bw'Imana? Ntabwo mwumva ko bushobora gutuma Imana irakarira igihugu, amahoro akaba make, kugira ngo uburakari bwanjye n'Uwiteka bivuga butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya. Ati umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge, umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge. Ati ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana y'Isirayeli yaravuze, igitare cy'Isirayeli yarabimbwiye iti utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe, abe nk'igitondo kitagira igicu. Yesu natugendere cyane. Ndizera ko wanteze amatwi rero, umugaragu y'Imana Dawidi wari ufite ingabo, wari ufite ibihugu bimushyigikiye, amafaranga n'ibindi, asanga adashobora gukomezwa n'amafaranga cyangwa se ingabo, intwaro. Aravuga ati narabimenye, ati umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana y'Isirayeli yaravuze, igitare cy'Isirayeli yarabimbwiye iti utegekesha abantu gukiranuka, utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana, agatwara yubaha Imana. Ntatwara asuzugura Imana, agatwara yubaha Imana, azi ko Imana ari imubeshejeho, azi ko Imana ariyo yimika abami kandi ko ari nayo ibakuraho. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 15, aho Uwiteka avuga ati ninjye wimika abami, ninjye wimika abami ngaho ibikomangoma guca imanza zitabera, ninjye wimika abami. Imana idufashe cyane, ngaho ibikomangoma guca imanza zitabera. Nuko niba unteze amatwi hagacira ayo magambo. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastori Yakabumbye Etienne. Nkaba ndi pastori nkora umurimo w'Imana muri ADPR.
paruwase yacu ni ya Rundoye, itorero ryacu ni rya Gasovu, ururembo rwacu ni rwa Rubavu, ni mu karere ka Rutsiro, intara y'Uburengerazuba. Ndubatse kandi mfite umufasha n'abana 6. Imana itugire neza. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Numvise umwuka wera ashyize ku mutima wanjye mu kiganiro mperutse gutambutsa. Nabwiye ko nzakurikizaho ikintu bita imanza zitabera cyangwa se guca imanza zitabera. Bityo rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 29 umurongo wa 4. Turaza gusoma n'igitabo cyo Kuva igice cya 23 umurongo wa 6, dusome n'umurongo wa 8. Igitabo cy'Imigani igice cya 29 umurongo wa 4 handitswe iri jambo ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Turasoma igitabo cyo Kuva igice cya 23, tuze gusoma umurongo wa 6 nkuko nabimbabwiye. Nyuma turasoma umurongo wa 8. Igitabo cyo Kuva igice cya 23 umurongo wa 6, dusimbuke dusoma umurongo wa 8 ngo twumve gushaka kw'Imana. Ku murongo wa 6 turanditse ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe. Ndasubiramo, ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe. Umurongo wa 8, ntugahongerwe kuko impongano ihumya amaso y'abareba kandi igoreka imanza z'abakiranutsi. Ndongeraho na Zaburi ya 72 umurongo wa 3, turebe ibyiza byo guca imanza zitabera. Buri wese akurikira igitabo cya Zaburi ya 73, Zaburi ya 72 umurongo wa 3. Igitabo cya Zaburi ya 72 umurongo wa 3 handitswe iri jambo. Handitse ngo guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Turasubiramo, guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ibyiza byo guca imanza zitabera. Dusome ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Iri jambo ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Iri jambo ndagira ngo uriha agaciro. Mu Gifaransa rivuga ngo un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Iryo jambo risobanura ngo umwami, le roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Bisobanuye ngo umwami igituma akomeza igihugu biterwa no guca imanza zitabera, ngo ariko uwakira impongano ashobora gutuma kiba amatongo. Niko mu Gifaransa bisobanuye. Yatuma
gisigara ari amatongo kubera impongano. Nyamara turabwiye ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Bigaragara ngo abami bifuza ko ingoma zabo zikomera, ibihugu byabo bikagira umutekano bikagubwa neza, barasabwa guca imanza zitabera. Salomo nawe aravuga ati guca imanza zitabera. Zaburi ya 72 umurongo wa 3. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Haleluya. Iri jambo imisozi miremire n'imigufi bishatse kuvuga iki? Imisozi miremire n'imigufi bisobanuye abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene bazagubwa neza kubera guca imanza zitabera. Guca imanza zitabera kuzatuma abazungu n'abirabura bagubwa neza. Nuko uramwanditse igitabo cyo kuva nawe Uwiteka avugira muri Mose, arategeka aravuga ati ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe. Ntuzarebe ati mbese uriya mukene ko ntacyo wamukuraho, uramurengera ngo azakumarira iki? Ijambo ry'Imana rirakwihanangiriza, nanjye riranyihanangiriza kutagore ku rubanza rw'umukene uri muri twebwe. Ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe, kandi ngo ntugahongerwe. Impamvu tudasabwa guhongerwa cyangwa se impamvu abacamanza basabwa kudahongerwa ngo nuko impongano ihumya amaso y'abareba kandi ikagoreka imanza z'abakiranutsi, ku buryo uwari gutsinda atsindwa, uwari gutsindwa agatsinda. Kubera ko impongano yamaze guhumya amaso y'abacamanza, noneho ukuri bakakwirengagiza bitewe n'impongano bakiriye. Kandi ufite amatwi yumve, tumaze kubwirwa ngo rero umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Igihugu ntabwo gikomezwa n'intwaro, ntabwo gikomezwa n'ingabo, ntabwo gikomezwa n'amafaranga. Igihugu ngo gikomezwa n'imanza zitabera. Umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Ngo ariko uhongesha aragitsinda. Wasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo wa 12, ugasanga handitswe iri jambo ngo ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Yesu natugenderere cyane. Nkabangira ngo abantu munteze amatwi, abacamanza muri kunyumva, muha agaciro iri jambo. Ubushize nababwira ijambo ryo mu gitabo cy'Imigani igice cya 31 umurongo wa 8 n'uwa 9, handitswe iri jambo ngo bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera. Bumbura akanwa kawe uvugira ikiragi, bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera. Buranira abatagira shinge na rugero, cira imanza indushyi, ndetse cira imanza abakene n'indushyi, ibacira imanza itunganye. Cira abakene n'indushyi urubanza rutunganye. Nizere ko unteze amatwi iryo jambo ndarisubiramo ngo bumbura akanwa kawe uvugira ikiragi, bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera. Nuko kandi buranira abatagira shinge na rugero, nuko mucira abakene n'indushyi imanza zitunganye. Nuko rucyo uzabugira amahirwe. Mbese hari unteze amatwi, umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ari kuhongesha aragitsinda. Sinzi rero uko wabyumvise. Niba ushaka ko ingoma ikomera, ca imanza zitabera. N'Imana yarakugize umucamanza, ukaba ushaka ko ingoma igihugu utuyemo cyagira umugisha, cyakomera, ca imanza zitabera. Utarenganya abantu, utagoreka ukuri ngo abo gutsinda batsindwe,
abo gutsindwa batsinde, yacira abantu imanza zitunganye. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 umurongo wa 15, haratubwira ngo ntimugace urwa kibera, ngo ntimukagoreka imanza, ntimugace urwa kibera, mwohejwe no gukunda umukene cyangwa kubaha ukomeye. Nizere ko muneza amatwi, ahubwo ujye ucira mugenzi wawe urubanza rutabera. Imana idufashe cyane. Mbetero ry'Imana muneza amatwi, ntimugace urwa kibera, ntimukagoreka imanza, ntimugace urwa kibera, mwohejwe no gukunda umukene cyangwa kubaha ukomeye. Mbega byumvikana ngo umukene nawe aramutse yakoze icyaha ntuzamugire umukiranutsi ngo nuko ari umukene. Oya, uzamwemeza icyaha, wenda umugirire impuhwe, ariko wamwemeje icyaha. Ukomeye nawe ntuzamugire umukiranutsi kubera gukomera kwe. Ntabwo icyo kintu ntabwo Imana yakigushimira. Maze rero wite kuri iri jambo Yesaya yahanuye mu gice cya 5 umurongo wa 20, avuga ati bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi, bakashyira umwijima mu cyimbo cy'umucyo, umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima, ibisharira bakabishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Iri jambo ngo bazabona ishyano abita ikibi cyiza, abareba umunyabyaha bakamugira umukiranutsi, bakamera nk'abayuda bashimye Herode ngo kuko ari kwica, bakamwita umuntu mwiza, bakamwita mbega umuntu muzima kandi ari kugirira abantu nabi. Abayuda bashima Herode kubera ko yari ari kumena amaraso y'inzirakarengane. Ariko bazabona ishyano abita ikibi cyiza, ngo nabita ikizi kibi no bazabona ishyano. Bigaragara ngo rero inzirakarengane abazita ngo ni abanyabyaha kandi bari kurengana, aho bazabona ishyano. Abita abanyabyaha ngo ni abakiranutsi, no bazabona ishyano. Nizere ko mwanteze amatwi, maze bityo rero Imana idufashe. Umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ngo ari kuhongesha aragitsinda. Cyampa buri wese agaha agaciro aya magambo twasanze mu Gifaransa ryatubwiye ngo un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Il faut connaître que le pays n'est pas affermi par l'argent, mais c'est par la justice qu'il sera affermi. Turasaba kumenya ko igihugu kitazakomezwa n'amafaranga, ubutunzi ntibwakomeza igihugu. Ce n'est point par l'armée, ntabwo ari kubw'ingabo, ni par l'argent, mais c'est par la justice que le pays sera affermi, comme dit la parole de Dieu. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye rero, ntabwo igihugu kizakomezwa n'ingabo, intwaro, amafaranga. Igihugu kizakomezwa no guca imanza zitabera. Nizeye ko mwanteze amatwi, umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ngo ari kuhongesha aragitsinda. Uwitwaga Yehoyakimu wari umwami w'Abayuda, yaje kugwa mu mutego wo guca imanza zibera, bitera Imana umubabaro. Icyakora Imana imaze kugira umubabaro, iza gukoresha Yeremiya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya turasoma igice cya 21 umurongo wa 11 ndetse n'uwa 12. Igitabo cya Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya igice cya 21 umurongo wa 11 n'uwa 12. Bibiliya iratubwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda, ati uku ni Uwiteka avuze ngo ati wanzu ya Dawidi we, ndashaka gusubiramo. Bibiliya atubwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda, ati wanzu ya Dawidi we, uku ni Uwiteka avuze ngo mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi
abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, kugira ngo uburakari bwanye n'Uwiteka nyine ubivuga, kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya, mbahoye ibyaha by'imirimo yanyu mukora. Iri ni ijambo ry'Imana ngira ngo mukurikirane. Nuko Uwiteka aza gukoresha Yeremiya, aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda, ati wa nzu ya Dawidi we, uyu mugoroba cyangwa se uyu mwanya nava ngo mw'Abanyarwanda mwe, abatuye isi mwese mwe, ntabwo ari inzu ya Dawidi bwirwa aka kanya, ahubwo ni twese abigihe cyacu abariho muri iki gihe, nitwe ijambo ry'Imana rireba. Ati wa nzu ya Dawidi we, uku ni Uwiteka avuze ngo mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, mwe gushyigikira abanyazi, mwe gushyigikira inkozi z'ibibi, abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, ngo kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya, mbahoye ibyaha by'imirimo yanyu mukora. n'Uwiteka ubivuga. Icyamare Imana igafasha abanteze amatwi, abami b'iki gihe bakiga guca imanza zitabera, abacamanza Imana yashimye ko babaho, bakiga guca imanza zitabera, impongano ntizibahumye amaso ngo bagore kukuri bakureba, gusanga bari gutsindwa baratsinze, usanga bari gutsinda baratsinzwe. Imana idufashe cyane. Urabe maso wite kuri rya jambo twasomye mu gitabo cyo Kuva 23:6, ntukagore ku rubanza rw'umukene uri muri mwe, kandi ntugahongerwe, kuko impongano ihumye amaso y'abareba ikagoreka imanza z'abakiranutsi. Yesu nadufashe cyane. Sitefano nicyo yazize abaguriwe babagabo b'ibigoryi bajya kumushinja ibinyoma, ari ndiyo yicwa yicishwa amabuye arengana. Imana idufashe cyane. Uzakurikirane, uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 uhere ku murongo wa 8 uzageze ku murongo wa 15, uzabona amagambo menshi aho ngaho. Ariko Bibiliya tubwira ngo hariya ku murongo wa 8 ngo Sitefano wari uzi ubuntu bw'Imana n'imbaraga, nta cyaha yakoraga, yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye, ntawe yagiriraga nabi, yakoraga mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko ngo abantu bamwe mu isinagogi y'Abanyaruberitino n'Abanyakirene n'Abanyakirikiya n'Abanyalegizanderiya n'abandi ngo barahaguruka bajya impaka na Sitefano, ngo nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka. Ntiwumva ko ari umwuka wamuvugishaga n'ubwenge? Nta kibike. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Ariko ngo kugira ngo bazabashe kumwicisha, bagurira abantu, babaha impongano, babahumya amaso, bati nimuvuge ko yakoze atya. Abantu nabo barabyemera kubera impongano. Baragenda babeshyira Sitefano, bamushinja ibinyoma, bati twumvise avuga nabi amategeko ya Mose, twumvise atuka Imana, twabyumvise ariko ari ikinyoma. Kugeza ubwo ngo bamufashe baramukurubana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 54 kugeza kwa 60 uzahabona urupfu rwa Sitefano, uko yishwa azira ubusa, azira karengane. Yesu nadufashe cyane. Bityo nkabangira ngo bantu munteze amatwi, mwagacira ubutumwa bwiza Imana yanshyize ku mutima, ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ari kuhongesha aragitsinda. Nizere ko wanteze amatwi. Hamwe n'ivyo rero
Yehoyakimu wari umwami w'Abayuda. Imana imuvugaho. Twasomye iryo jambo. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda. Ati, wa nzu ya Dawidi we, uku ni ko Uwiteka avuze ngo, mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwa ibyabo mubakize uko amaboko y'umurenganije. Abanyazwa ibyabo mubakize amaboko y'umurenganije, maze cyangwa se amaboko y'abamurenganije, ngo kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika, ntihagire ubasha kubuzimya. Ntabwo mwumva ko guca imanza zibera gushobora kuzanira igihugu uburakari bw'Imana? Ntabwo mwumva ko bushobora gutuma Imana irakarira igihugu, amahoro akaba make, kugira ngo uburakari bwanjye n'Uwiteka bivuga butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika, ntihagire ubasha kubuzimya. Mbaho ibyaha by'imirimo yanyu mukora. Imana itugenderere cyane. Uyu Yehoyakimu rero akomeje kugira iyo ngeso yo kurya ruswa, yo kwakira impongano, arenganya abantu. Nuko Imana ibirongera mubajije mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 15 na 16 handitswe iri jambo ngo, ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Ko mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Ngo icyo gihe yaraguwe neza. Amen. Icyo gihe yaraguwe neza. Ngira ngo hano wahumvise neza y'umurongo wa 15 ngo, ariko se kwihatira kubakisha imyerezi niko kwatuma, niyo byatuma uba umwami? Ngo mbese so ntiyaryaga kandi akanywa? Ise wa Yehoyakimu yitwaga Yosiya. Imana idufashe cyane. Ngo ntabwo yaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka. Amena. Ndagira ngo uyu murongo wa 15 ubanze utekerezeho. Ngo mbese ahari waba umwami ari uko utunze bya mirenge bivuye mu buriganya, waba umwami ari uko utunze ibi bintu mbega isi yose ariko biturutse ku kuriganya. Ngo ariko so ko atabaye atyo. Iso ari we Yehoyakimu nyine, se wa Yehoyakimu yitwaga Yosiya. Ise wa Yehoyakimu yitwaga Yosiya. Yosiya rero niwe Imana yatanzeho urugero, wari se wa Yehoyakimu. Iramubwira ati, ese so ntabwo yajyaga kandi akanywa, ko yacaga imanza zitabera kandi zikiranuka? Ngo icyo gihe yaraguwe neza. Umurongo wa 16 ngo, yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Icyo gihe byari bitunganye. Amen. Ndagira ngo hano hakurikirane neza. Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa? Bisobanura ngo uramutse uciye imanza zitabera byatuma utabaho, byatuma utajya kandi ukanywa, ntiwakubaka amazu, ntiwabaho neza. Ufite amatwi yumve. Ngo ariko se kwihatira kubakisha imyerezi niyo byatuma uba umwami? Ngo mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Ngo icyo gihe yaraguwe neza. Bibiliya y'Igifaransa ikabivuga neza ngo, est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour recèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Et il jugeait la cause des pauvres et de l'indigent, et il fut heureux. Et ngira ngo iri jambo uraryumva neza. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour recèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause des pauvres et de l'indigent, et il fut heureux. Bisobanuye ngo mbese ahari wibwira ko waba umwami kubera ko nyine wubatse amazu y'imyerezi? Ngo ariko se so ntiyaryaga kandi akanywa, ngo yacaga imanza zitabera kandi zikiranuka? Ngo maze icyo gihe yaraguwe neza. Il fut heureux.
ibindi mu gifaransa ngo agubwa neza. Haleluya. Maze ngo yacaga urubanza rw'umukene. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. Nuko iri jambo yacaga urubanza. He judged the cause of the poor and the needy, and it was well with him. Iri jambo yacaga urubanza rw'umukene. Yacaga urubanza rw'umukene. Mu Cyongereza, he judged the cause of the poor and the needy, and it was well with him. Kandi byari byiza muri icyo gihe cye, mukurikije Icyongereza, byari byiza n'ukuri, yaraguwe neza muri icyo gihe cye, kubera ko yacaga urubanza rw'umukene, agaca urubanza rw'umutindi. Icyo gihe yaraguwe neza. Nkangira ngo rero bantu munteze amatwi, bacamanza mu nyumva, ndabagira inama guca imanza zitabera. Niba mwifuza kugubwa neza, nimuha agaciro iri jambo twasomye mu gitabo cya Zaburi ya 72 umurongo wa 3, ngo guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Guca imanza zitabera, Imana dufashe cyane, kuzatuma kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Mbega byumvikana ngo aboroheje n'abakomeye bazagubwa neza kubera guca imanza zitabera. Abakene n'abakire bazagira umugisha kubera guca imanza zitabera. Ariko guca imanza zibera ngo gushobora gutuma uburakari bw'Uwiteka buza bugurumana nk'umuriro. Ubitekerezeho, ngo uburakari bw'Imana bushobora kuza bugurumana nk'umuriro, nuko ntihabone cyo kubuzimya. Wongere utekereze uko Uwiteka avuze muri cya gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 21 umurongo wa 11 n'uwa 12, ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda, ati wanzu ya Dawidi we, wanzu ya Dawidi we. Uko ni Uwiteka avuze ngo mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwi ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika, ntihagire ubasha kubuzimya. N'Uwiteka ubivuga. Niba rero ushaka ko uburakari bw'Imana butaza gasanga amahoro abaye make mu gihugu, ca imanza zitabera. Igaragara ngo ca urubanza rw'ukuri n'icyo Imana ishaka. Nizere kunteze amatwi. Bityo rero nongere nkwibutse iri jambo, wewe wagiye ukurikirana message ntanga mu gitabo cya Yobu igice cya 13 umurongo wa 10. Yobu igice cya 13 umurongo w'10 handitswe iri jambo ngo nukuri izabahana niba mucu rwa kibera rwihishwa. Bityo rero nkabangira ngo uzirikane ko nta mahoro y'abanyabyaha. Wibuke ko kugoreka imanza bishobora kutuzanira uburakari bw'Uwiteka. Guca imanza zibera bishobora gutuma ngo uburakari bw'Imana buza bugurumana nk'umuriro bugatwika, ntihagire ubasha kubuzimya. Imana tugenderere cyane. Nimutekereze umubare w'abantu baheze mu minyururu barengana, maze numara gutekereza utariko byatewe n'iki? Aho suko naciye urubanza nabi, aho suko navuze ibingibi bitari ukuri, ubitekerezeho kandi ufite amatwi yumve. Mbese Imana ikonite mwene data, ikonite wowe unteze amatwi, ko tumaze kumenya ko umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, kandi nta kindi cyatuma igihugu gikomera. Amahoro akaboneka mu isi, abanyarwanda tukagubwa neza, ko guca imanza zitabera ariko gukenewe bene data. Mbese muranyumvise neza? Dawidi aravuga mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4, aravuga ati umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nje, umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nje, ati ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana y'Isirayeli yaravuze, igitare cy'Isirayeli yarabimbwiye iti
utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe abe nk'igitondo kitagira igicu. Yesu natugendere cyane. Ndizera ko wanteze amatwi rero umugaragu w'Imana Dawidi wari ufite ingabo, wari ufite ibihugu bimushyigikiye, amafaranga n'ibindi, asanga adashobora gukomezwa n'amafaranga cyangwa se ingabo, intwaro. Aravuga ati narabimenye, ati umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana y'Isirayeli yaravuze, igitare cy'Isirayeli yarabimbwiye iti utegekesha abantu gukiranuka, utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana, agatwara yubaha Imana, ntatwara asuzugura Imana, agatwara yubaha Imana, azi ko Imana ari imubeshejeho, azi ko Imana ari yimika abami kandi ko ari nayibakuraho. Nkuko tubisoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 15, aho Uwiteka avuga ati ninjye wimika abami, ninjye wimika abami ngaho ibikomangoma guca imanza zitabera, ninjye wimika abami. Imana idufashe cyane, ngaho ibikomangoma guca imanza zitabera. Nuko niba unteze amatwi hagacira ayo magambo. Imana idufashe cyane. Umugaragu w'Imana ati oh haleluya, aravuze ati umwuka w'Imana yavugiye muri nge, umwuka w'Uwiteka yavugiye muri nge, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana y'Isirayeli yaravuze, igitare cy'Isirayeli yarabimbwiye iti utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana, agatwara yubaha Imana azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe abe nk'igitondo kitagira igicu. Imana iguhe kunyumva neza. Bityo rero nkaba ngira ngo ubutumwa bwiza mu buha agaciro abanteze amatwi, abatuye isi mwese, mwibuke kutegekesha abantu gukiranuka, utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana, kwazahwana n'izuba rirashe, azahwana n'umucyo w'izuba rirashe abe nk'igitondo kitagira igicu. Ariko bizaterwa n'iki? Nuko azaba ngo ategekesha abantu gukiranuka, azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe abe nk'igitondo kitagira igicu, kubera gutegekesha gukiranuka no gutwara yubaha Imana. Uwiteka tugenderere cyane. Bigaragara ngo mu rwego uri mu rwarwo rwose, waba uri umuyobozi w'umudugudu, waba uri umuyobozi w'akagari, waba uri umuyobozi w'umurenge, w'intara, akarere n'abandi, urasabwa gutwara wubaha Imana, urasabwa gutwara wubaha Imana, urasabwa gutegekesha gukiranuka ugatwara wubaha Imana, ugaha Imana icyubahiro, uzi ko ari ikubeshejeho, ku mwuka uhumeka ari uwayo. Nuramuka utekereje utyo, wowe waba uri wese ngo uzaba nk'umuseke utambitse w'izuba rirashe, ndetse haleluya ngo uzaba nk'igitondo kitagira igicu. Nizere ko mwanteze amatwi, nuko ndizera ko mwese mwari muri kunyumva. Abantu bagiye bankurikira nababwiye ko nabonye ko mu bintu binezeza Imana imanza zitabera nasanze ziri ku mwanya w'imbere. Kuko yisomye mu gitabo cya Yesaya 61 umurongo wa 8, Uwiteka aravuga ati kuko njyewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nkunda imanza zitabera, nanga kwambura, nkunda imanza zitabera, nanga kwambura. Niyo mpamvu twasomye ya jambo muri Yeremiya ngo kandi abanyazwe ibyabo, abanyazwe ibyabo mubakiza amaboko y'ubarenganije, abanyazwe ibyabo. Uwiteka ati nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa. Rya jambo ryo mu Migani 21 mperutse kubabwira umurongo wa 3 ngo gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo,
Bega bigaragara ngo gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo. Ibyo wakora byose uramutse ubuze imanza zitabera, ubuze gukiranuka, mu yindi mvugo uramutse ubuze ukuri, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Wasenga, waririmba, aho wasengera hose, umunsi wasengaho wose, uramutse ubuze ukuri, ntuzibeshye ngo ibyo hari icyo bibwiye Imana. Gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo. Nizere ko wanteze amatwi rero. Hariya mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 20 na 21, Uwiteka aravuga ati, ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe ubugingo bw'abankunda, nuzuze ububiko bwabo. Ntabwo wumva ko buryo turamutse duciye imanza zitabera ko tuba turi gushaka uburyo twahura n'Imana, nuko Imana ikabona inzira iduhuza nayo? Ngo ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera. Aha birashaka kuvuga iki rero? Ndashaka gutanga urugero. Murabona ko imihanda wenda muri uru Rwanda rwacu, natanga urugero, umuhanda ushobora kunyura Butare, Gikongoro, Rusizi. Undi muhanda ukaba wanyura Ngororero, Karongi, nyine ukakomeza Nyamasheke, Rusizi. Noneho rero umuntu akavuga ati, njyewe wenda yo ngiye Rusizi, ni urugero ndi gutanga, umuhanda ngendamo nuwa Ngororero, Karongi, Nyamasheke, Rusizi ni urugero. Ubwo bisobanuye ngo rero abazashaka kubonana n'uwo muntu bazajya muri uwo muhanda mvuze. Niyo baramuka bagiye ku Gikongoro ntibazamubona, niba baramuka bagiye Butare uwo ntibazamubona. Uwiteka nawe aragaragaza ko hari inzira agenderamo, ajya kurengera abantu be, ajya gukemura ibibazo by'abantu be, ngo aca mu nzira yo gukiranuka no mu nzira y'imanza zitabera. Amen. Bigaragara ngo uramutse uciye imanza zitabera, uba uri gushaka uburyo wabana n'Imana, hagati yawe n'Imana hataboneka ikibazo. Nuramuka ukoze gutyo uzaba ugira amahirwe. Uwiteka ati, ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda, nuzuze ububiko bwabo. Shaka gukiranuka, ushake n'imanza zitabera, igihugu kizagira umugisha, igihugu kizagira amahoro, yemwe no mu bubiko ibintu bizagenda neza. Nta kimana itazagukorera nuramuka washoboye gukiranuka ukagira no guca imanza zitabera. Uwiteka abafashe cyane. Bene data, munteze amatwi abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, murasabwa kuzirikana iri jambo mbabwiye. Ubundi jambo ukuri ni ijambo rinezeza Imana cyane, kuko iyo dusomye hariya mu gitabo cy'Imigani igice cya 12 umurongo wa 22, haratubwira ngo ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ngo ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ururimi rubeshya ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Hanyuma wasoma mu rwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 4, dore ko ari igice kimwe n'ubundi kibamo. Ushatse wavuga ngo urwandiko rwa 3 umurongo wa 4, kuko n'ubundi niwo murongo urimo, nta kindi gice kirimo. Urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 haranditse ngo, nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Ijambo kugendera mu kuri harimo no guca imanza zitabera. Iri jambo ngo nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Bigaragara ngo iyo duciye imanza zitabera ntitugoreke ukuri, wo gutsindwa agatsindwa, wo gutsinda agatsinda. Ukuri akaba ariko kuturanga. Ntujye kubeshya
uriganya mwene so. Ntujye kubwira mwene so ndagukunda kandi uri kumugambanira. Ukagira ukuri, uramutse ukoze utyo wanezeza Imana cyane, kandi Imana yakwishimira. Imana iti nta cyantera umunezero waruta wo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Byo jambo Biblia y'Igiswahili ivuga neza ngo sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Yani kusema kwamba tukitawaliwa na ukweli, yani sio uongo, Bwana atapendezwa nasi, na tukisha kumupendeza atatubariki, atatupa tunalolihitaji lilo jema, kwa sababu ya kwenda katika kweli. Nuko lijambo ati sina furaha hiyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Lirasobanura ngo nta munezero nabona ukomeye, nta munezero mfite ukomeye uruta wo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Biblia y'Icyongereza ivuga ngo I have no great joy than to hear that my children walk in the truth. Bisobanuye ngo nta munezero mfite ukomeye, yani I have not a great joy than to hear that my children walk in the truth. Nta munezero nabona ukomeye uruta wo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Urashaka kunezeza Imana, gendera mu kuri maze ushimisha Imana ikunezererwe. Mukanya ndarangiza, ariko iyo mbasabye nimusenga Imana abantu munteze amatwi, musengera isi yacu, mujye musengera n'abacamanza, Imana ibahumura amaso, baca imanza zitabera, kuko iyo baciye imanza zibera bakururira isi akaga, bagatuma uburakari bw'Imana bw'inkazi, bagatuma buza bugurumana nk'umuriro, nk'uko twamaze kubigwirwa. Ngo ariko iyo baciye imanza zitabera, ngo imisozi miremire n'imigufi bizanira abantu amahoro. Ngo guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Nuguca imanza zitabera. Ngiye inzira y'amahoro, nuguca imanza zitabera. Inzira y'amahoro kandi nuko dukiranuka, kuko twamaze kubwirwa ngo gukiranuka n'imanza zitabera biruturi witeka ibitambo. Bityo rero niba ushaka kunezeza Imana, ubundi gukiranuka ni ijambo rifitanye isano no kugendera mu kuri, kuko byose biruzuzanya. Nukenera kumenya neza, uzasoma igitabo cy'Imigani igice cya 13 umurongo wa 5. Uzasanga handitswe ijambo ngo umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Umukiranutsi yanga ibinyoma. Urumva ko gukiranuka n'imanza zitabera ni amagambo yuzuzanya. Uramutse ugize ibinyoma ntiwakiranuka, ariko uramutse ukiranutse n'ibinyoma nta gaciro wabiha. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Ndashaka kurangiza rero tugasenga Imana igashyira gukiranuka mu gihugu cyacu, igashyira imanza zitabera mu baturarwanda. Imanza zitabera zikaboneka mu bihugu byose by'isi, mu bazungu no mu birabura, imisozi miremire n'imisozi migufi. Niko twasomye ngo guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imisozi migufi izanira abantu amahoro. Dusenga Imana tuyisaba ngo ishyire guca imanza zitabera mu bihugu bidukikije, Uburundi, Kongo Kinshasa, Kenya, Tanzania, Uganda. Isi yose tuyisengere maze bishoboka gukiranuka n'imanza zitabera biboneke Imana mu batuye, biboneke muri iyi si, maze Imana ibashe gutanga amahoro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33.
Yesu ati ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ndashaka kwanzura tugasenga Imana, ariko turanzurira hehe? Turareba ijambo ry'umwanzuro mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6, turasoma umurongo wa 17, dusome n'umurongo wa 18. Nuko twanzure tubone gusenga Imana, buri wese akurikire ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6, umurongo wa 17 n'uwa 18. Pawulo abwira Abaroma ijambo ati atariko Imana ishimwe, ati kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Umurongo wa 18, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ndayangura ijambo turitekerezeho dutuje, buri wese aryibazeho, ari umucamanza n'utari umucamanza, kuko ushobora kutari umucamanza ariko bakagutanga nk'umugabo. Ubwo rero waba udahagaze mu kuri ukajya kurenganya, cyangwa se ukabeshya ukagoreka ukuri, urabe maso. Ushaka gushimisha kanaka ukagoreka ukuri. Niba ari unteze amatwi, urasaba gusaba Imana ikagushoboza kugira ukuri kukaba muri wowe, kugira ngo ubashe kunezeza Imana. Dusomye rero ijambo ngo ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Ntabwo nzi ngo ntezwa amatwi na bangahe, cyangwa se abanteze amatwi ni bangahe, ariko Imana itagira ikihishwa iza bazumva iki kiganiro ntanze, gusa bazacyumva bakaha agaciro ubu butumwa, bakava mu bubata bw'ibinyoma, bakava mu guca imanza zibera, bagaha agaciro guca imanza zitabera, bakava mu gukiranirwa bagaha agaciro gukiranuka. Icyo gihe turabwiye ngo ntabwo bazongera kuba imbata z'ibyaha, bazaba imbata zo gukiranuka, nk'uko tubibwiye kuri wa murongo wa 18 ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Bigaragara ngo uyu muntu amaze kubatuka mu byaha nibwo imbata yo gukiranuka. Yamaze kubatuka mu busambanyi, abatutse mu bwicanyi, abatutse mu kubeshyera abandi, avuye mu bubata bw'ishyari bw'inzangano, nibwo ahinduka imbata yo gukiranuka. Nuko Pawulo arebye akamara ijambo ry'Imana ryamaze mu mitima y'Abaroma, biramunezeza cyane. Arababwira atari ko Imana ishimwe, icyama natwe abateze amatwi impinduka zikaza, abacaga imanza zibera bagahindura imikorere, bakiga guca imanza zitabera, ntibabe nka Yehoyakimu warinze apfa adahindutse umutima, kugeza ubwo Imana ivuze ngo Yehoyakimu ngo azahambwa nk'uko bahamba indogobe, kubera ko yanze kuva kwizima. Uzasome Yeremiya 22 umurongo wa 18 kugeza 19, uzabona uko Imana yavuze kuri Yehoyakimu. Yari yabanje kumuvugaho ikoresheje Yeremiya. Niryo jambo twarisomye cyane ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'umwami w'Ubuyuda, ati wanzu ya Dawidi we, uku ni Uwiteka avuze ngo mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwi ibyabo mubakiza amaboko y'ubarenganije, abanyazwi ibyabo mubakiza amaboko y'ubarenganije, kugira ngo uburakari bwanjye bw'inkazi, kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bugatwika, ntihagire ubasha kubuzimya. N'Uwiteka ubivuga. Bityo rero uburakari bw'Imana butaraza, byari ngombwa ngo haboneke impinduka mu bacamanza, haboneke impinduka mu bantu bakora umurimo nk'uwo w'ubucamanza, maze bityo abantu bajye baca imanza zitabera, kugira ngo babashe kugira umugisha, bazanire n'igihugu umugisha. Uwiteka aravuga ati mu nzira z'imanza zitabera niho ngendera njya gukemura ibibazo by'abantu,
ati ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Tugiye gusenga Imana cyangwa Imana ibashe kuvana abantu mu bubata bw'ibyaha, baba imbata zo gukiranuka. Cyangwa Imana igiye ikikora mu bihugu byacu, iyi si yacu, ishyiremo guca imanza zitabera, ivanemo kurenganya, maze bishoboka amahoro abashe gutemba nk'uruzi. Cyampira ijambo nanjye ubwanjye numvise Umwuka Wera yarinshyizemo, ntabitekerezaga ngo guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Iri jambo mu by'ukuri Mwuka w'Imana yarinshyizemo muri njyewe, ntabitekerezaga, ariko itekuza imitima y'abantu arareba ati nyamara iri jambo hari icyo ryakora ku mitima bazaryumva, ngo guca imanza zitabera. Zaburi ya 72 ndigarukeho 72 umurongo wa 3, guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Yesu natugenderere cyane, imisozi miremire, abakomeye, imigufi, aboroheje, abazungu n'abirabura, munsi habonetse muri bo guca imanza zitabera. Amahoro azatemba nk'uruzi. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Nuko nimuha agaciro iryo yerekwa cyangwa se iryo jambo, muri agaciro buri wese asenga Imana ati Imana nanjye ndagusaba kugira ngo nshyiremo guca imanza zitabera. Umucamanza unteze amatwi, Imana yamugendera inyuze muri nge. Umucamanza Imana yagira icyizere, nuko abantu cyangwa se ubutegetsi bukamuha uwo murimo, arasabwa kuwukora neza, aca imanza zitabera, atagoreka ukuri. Wibuke rya jambo twasomye mu gitabo cyo Kuva 23 umurongo wa 6, uhibuke ngo ntukagoreka urubanza rw'umukene uri muri mwe, uramenye kandi ntugahongerwe, kuko imponga nihumya amaso y'abareba ikagoreka imanza z'abakiranutsi. Ndagira ngo rero rya jambo twasomye y'umwanzuro twongere turisome gato dusenge, ngo ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuye ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Nuko rero dusenga Imana, abo ubutumwa bwiza wakoze ku mutima haboneka impinduka, amahoro abashe kuboneka. Reka dusenge Imana dushoboze kugendera mu kuri, kugira tubashe kunezeza Imana. Mana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu ndagushimira ijambo ritambutse rinyujije muri nge. Nuko turambwiwe ngo umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ngo ari kuhongesha aragitsinda. Ndinginze ngo uhumura amaso y'abategeka b'iyi si, aboroheje n'abakomeye, nka ya misozi miremire na ya indi migufi, mu izina rya Yesu. Wahumura amaso bige guca imanza zitabera, kugira ngo abantu babashe kugira amahoro, mu izina rya Yesu. Dusengeye abakomeye n'aboroheje, ngo iri banga barihishurirwe, kandi uturinde kuba nka Yehoyakimu waje kugira umutima urarikira ibikomeye, bigatuma ajya aca imanza zibera arenganya, bikamuzana iherezo ribi. Ahubwo dushoboze kwigana se witwaga Yosiya, wacaga imanza zitabera kandi zikiranuka, ngo icyo gihe yaraguwe neza. Natwe dukeneye kugubwa neza, kandi tuzabiheshwa n'icyo gikorwa cyitwa guca imanza zitabera. Urakoze urubana natwe, dusengeye ubucamanza bwo ku isi yose, mu izina rya Yesu. Nyamuneka ngo uhumure abacamanza mu buryo butandukanye, bige guca imanza zitabera bakunezeze, bityo amahoro abeho. Kura abantu mu bubata bw'ibyaha, kuko twamaze kumenya ko abantu bamaze kuva mu bubata bw'ibyaha aribwo bahinduka imbata zo gukiranuka. Vana abasore mu bubata bw'ubusambanyi, abakobwa bavana mu bubata bw'agakungu n'ubusambanyi. Kura urubyiruko mu ngeso mbi, kura abagabo n'abagore mu bubata bw'ubusinzi n'amahane n'ibindi, mu izina rya Yesu.
abantu bave mu bujura b'imbata zo gukiranuka, nibamara guhinduka imbata zo gukiranuka bazakunezeza. Turagushimye ko ugiye kuzabikora, ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Iri jambo rikagira umumaro mu mutima w'abaryumvise n'abazaryumva ejo hazaza. Urakoze, turagushimye kubyumvise, nuko kora gushaka kwawe senze nizeye mu izina rya Yesu, amen.